Muraho neza, twongeye kubaha ikaze ku Muragwa Family TV. Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku kiganiro kivuga ngo ese ni gute wakwifata mu gihe ugiye gusura umurwayi. Byagaragaye kenshi ko abajya gusura abarwayi abenshi bagenda badafite amagambo ahumuriza, ahubwo bakagenda bafite amagambo aca intege yaba umurwayi cyangwa se umurwaza. Icyo tugomba kwiga aha ngaha, tugomba kureba ese niki kinjyanye gusura wa murwayi. Ese amagambo ari bumvemo aramumarira iki? Niba wumva ugomba kugenda ugiye kumuca intege, ibyiza nuko wabireka ukigumira aho waruri. Umurwayi cyangwa se umurwaza icyo akeneye ntabwo ari ukuza umuca intege. Akeneye amagambo amuhumuriza, akeneye amagambo amusubizamo imbaraga, kuko aho aba ari ntabwo aba amerewe neza. Urumva rero ko niba ngiye mubwira amagambo y'urucantege ntacyo mumariye rwose. Tujye twiga kuvuga neza, si n'imbere y'umurwayi cyangwa n'umurwaza. Hari n'igihe umuntu mu buzima busanzwe ashobora kukubwira ibintu aho kugira ngo umuhumurize, ahubwo ugasanga uri wa muntu wo kumuca intege. Kuki wakumva ko ibyo wakorerwa utabikorera ubundi? Biragorana iyo ubwiye umuntu ikintu wari witeze ko ashobora kugira icyo akumarira, ariko noneho kumva amagambo amuvuyemo ni ya magambo y'urucantege. Ibi bintu ntabwo wabishobora, ubu se koko ibi bintu wishoyemo urabona uzabishobora? Kubera iki waba umwe mu bamuca intege? Wabiretse ko n'ubundi ibimuca intege azahura nabyo, ariko wiba nyirabayazana wo kumuca intege. Muhumurize, muhe kuraje, mubwire ati okay, gerageza urebe, Imana nigufasha bizacamo, kuko n'abandi barabikoze. Ariko ntabwo icyo akeneye ari ukuza umubwira ngo ubwo se urabona runaka bitaramunaniye, urabona se runaka we yarabikoze akabishobora. Oya, ibyo ntabwo aba ari byo akeneye. Ahubwo icyo ugomba gukora muri icyo gihe yaje kugana afite ibyo ashaka kukuvanaho cyangwa kugisha inama, mwereke ko byose mu buzima bishoboka. Hari igihe ushobora gukora ibintu bikanga cyangwa se bigakunda. None se wabwirwa n'iki ko bizakunda utabikoze? Gerageza umuhe ibimutera imbaraga kugira ngo uwo mushinga yatangiye agira ate awujyemo neza. Nibimunanira bizamunanire, ntabishobora azabishobore, ariko utabaye nyirabayazana wo kumuca intege. Twigarukire rero ku murwayi cyangwa se ku murwaza. Umuntu amaze ibyumweru birenga 2 cyangwa 3 mu bitaro. Urumva icyo akeneye ari ukuzaza kumubwira ngo siko muri iki cyumba urwariyemo mu byumweru nka 3 bishize hari umuntu wari uharwariye wapfuye? Hari undi bazanye akihagera ahita apfa, hari undi bazanye aryamyemo 2 ahita apfa. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo akeneye. Nubwo ubona arembye cyangwa se niyo ataba arembye, ntabwo ugomba kuza umuca intege. Ngwino umuhumuriza, umuha imbaraga, umubwira amagambo meza amuhumuriza, kugira ngo byibuze abashe no gukomeza kurwaza wa murwayi we yitonze, afite umutima uri hamwe, atari kwa kundi noneho ugiye kumushyiramo wa mutima wo kumva yahahamutse, yumve ko n'umurwayi we ari bupfe nyuma y'iminota ingahe. Ntabwo ibyo ngibyo rwose ari byo, ntabwo ari byo byakagombye kuranga umuntu ugiye gusura undi. Niba wumva muri wowe nta magambo meza akurimo, sinkubujije kujya kumusura, ariko reka kuvuga. Genda umusure urebe uko ameze, ariko niwumva hajemo ibintu byo kuvuga amagambo atagomba kuvugirwa aho ngaho, inama nakugira nuko wowe wamusezera ukigendera, kuko ntabwo ari wowe akeneye muri ayo masaha. Ntabwo amagambo yawe y'urucantege ari yakeneye. Rero nkumva ko twakagombye
kwita cyane ku magambo atuvamo. Ese kuki wakumva ko cyangwa se wakwishimira ko ubabaza umuntu? Ntacyo bimaze. Jya ugerageza wige kubana n'abantu amahoro, wige ko mu kanwa kawe havamo amagambo meza, wige ko mu kanwa kawe havamo amagambo ahumuriza wa muntu ugiye gusura, kugira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi azahore yifuza, niba ataragira amahirwe yo kuva mu bitaro, azajye yifuza ko waza kumusura, kuko iyo uje uramuganiriza, ukamuha ihumure, ukamugarura mu buzima busanzwe. Muri ako kanya muri kumwe akasa nkaho anirengagije ko ari mu bitaro cyangwa se anarwaje. Kuri wa murwayi rero, hari igihe ubona umurwayi atari kuvuga ukagira ngo ntabwo ari kukumva. Ashobora kuba adashoboye kukuvugisha, ariko muri we ari kumva. Ite cyane ku magambo uri bumubwire. Waba uri kumukorera isuku, waba uri kumugaburira, wimwinuba, kuko nawe ntabwo yari yishimiye kuba aho ngaho. Hari igihe usanga umuntu arwaje, ariko bigasa nkaho ari ukurangiza umuhango, niba ari ukugaburira umurwayi ugasanga ntabwo ari kubikora neza, usanga ari kumwinuba. Niba umurwayi hagize nk'icyo yanga, ugasanga urarakaye, kandi nawe ntabwo ari we. Niwe se wishimiye kuba aryamye aho ngaho? Niwe wishimiye kuba ari kugaburirwa yarasanzwe yigaburira? Niwe wishimiye ko niba ashatse kujya hanze umuterura kandi yarasanzwe yijyana? Niwe wishimiye ko adagishoboye kwicara bisaba ko wamuterura ukamwiyegamiza? Iyaba yarashoboye kugira icyo akubwira, nawe yakubwira amagambo atagushimisha, kubera ko nyine uri kumwinuba, kandi ibyo byose ntabwo ari we wabyizaniye, nyine ni bwa burwayi. Twige rero kubana n'umurwayi neza, twige kubana n'umurwaza neza, twige kuvuga amagambo ahumuriza ku mpande zombi, twige kumva ko yaba umurwayi cyangwa umurwaza ntabwo bari aho ngaho kubera ko bishimye, ariko bararwaye. Ariko se nawe utarwaye, n'iki uje kubamarira muri ako kanya? Ese uri wa muntu numara kugenda bazajya bifuza ngo icyampa runaka akagaruka? Cyangwa uzagenda bavuga ati ewe Imana idufashe uriya muntu ntazagaruke kudusura? Nahanjye nahawe kumva ko ni inshingano zacu kugira ngo muri twebwe havemo amagambo y'ihumure, aho kugira ngo havemo amagambo y'urucantege. Niba abaganga nubwo nabo bashobora kwibeshya, baba babona eta umurwayi arimo, ariko nta muganga n'umwe uraza ngo abwire umurwayi we ko se wowe kudakira vuba ngo utahe. Oya, ahora azamubwira neza, amushyiramo, amwumvisha ko nanywa imiti neza ari bukire, agahita ataha. Naho wa murwayi akumva nyine ko umuganga ari kumubwira neza, kandi niwe usibye ko aba ari mu maboko y'Imana, ariko tuzi neza ko abaganga nabo bakora akazi gakomeye cyane, kuko ni abafasha b'Imana. Kuko Imana ntabwo ariyo iva mu ijuru ngo ize igutera urushinge, ntabwo Imana ariyo iva mu ijuru ngo ize iguhe ibinini, ahubwo baganga Imana iba yarabahaye ubwo bumenyi, Imana iba yarabahaye ubwo bushobozi bwo kuba babasha kugira icyo bakorera umurwayi. Hanyuma Imana yo niyo itanga ubugingo, ikavuga ati uyu nguyu agomba kubaho, cyangwa se igihe cye kirarangiye kuri iyi si. Numva rero icyo navuga kuri iyo ngingo ari ibyo ngibyo, ariko nawe udukurikiye tubwire uko ubyumva, utubwire muri komenti. Buri wese aba afite uko yumva ibintu, ngewe uko mbyumva si itegeko ko n'undi nawe ariko yabyumva, ariko icyo twahuriraho twese ni uko
yaba umurwayi cyangwa umurwaza icyo bakeneye muri cya gihe bari ku bitaro cyangwa se niyo yaba arwariye mu rugo, icyo akeneye ntabwo ari urucantege, ahubwo icyo akeneye ni amagambo y'ihumure, ni amagambo amukomeza, ni amagambo atuma yumva afite ibyiringiro ko ejo n'ejo bundi umurwayi we ari bukire. Turabasaba gukomeza kudushyigikira muduha komenti uburyo ibiganiro twabikoramo, ibyo mushaka ko tubagezaho, ndetse mukora like mugasharinga kugira ngo ibiganiro bibashe kugera hose, bibashe kugera kuri benshi, hanyuma noneho natwe bidutere imbaraga zo kugira ngo dukomeze dushake ibyabagirira akamaro. Murakoze cyane.